Ufashimwe. Ndabona amasaha agiye ariko niba nta wundi wumva afite ikintu ku mutima nshobora kugira icyo mvuga nshingiye kuri aya magambo yose twumvise aha, ari nayo ntandaro yo kugenda abantu bacikagurikamo ibice. Ubutumwa bwiza dushobora kubwumva tukabwumvira hamwe, ariko tudakomeje kumva zanga bikunda hari indi mbuto umwanzi nawe abibamo. Muzi umugani w'urukungu, abigishwa nibo babwiye Yesu bati ko twabizi imbuto nzima none tukaba tubona hajemo n'urukungu, ibi bintu byagenze bite? Yesu aravuga ati umva rero, igihe mwari musinziriye umwanzi yaje abibamo urukungu, none reka tujye kururandura sasa. Yesu atoya tumurwihorere bikurire hamwe, igihe cy'isarura nikigera nibwo umusaruzi azasarura ingano akazishyira ukwazo cyangwa se amasaka, urukungu narwo rugatwikwa. Rero natwe mu by'ukuri twavuze ubutumwa bwiza tubitindaho ye, kuko hari ahantu abantu bari basanzwe bari, hari mu bujiji, hari mu ntege nke zabo, noneho bagize no guhura n'icyitwa ubutumwa, babwirwa n'ubundi bwa bundi burushaho bwo kubaciriza. Umuntu yakumva ubutumwa akarushaho gucibwaho iteka, akarushaho gucika intege, aho kugira ngo asubizwe n'ibyiringiro, noneho umuntu akarushaho kujya habi. Ibyo bintu byabayeho, twese twabinyuzemo, ariko Imana ishimwe kubera yuko ubutumwa bwiza bwaje busobanura butandukanya umucyo n'umwijima. Ubutumwa bwiza buza butandukanya amategeko n'ubuntu. Ubutumwa bwiza buza butandukanya agakiza n'icyitwa agakiza idini ryigisha. Mbese itandukaniro rigenda rigaragara, noneho abantu bariruhutsa, baravuga bati Imana ishimwe, ibintu turabisobanukiwe rwose. Ndibuka nanjye mu itorero nayoboraga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri niho nakubise hasi amategeko yose nyine itorero ryacu ryagenderagaho, ntangiza ubutumwa bw'ubuntu, tanga umudendezo mu bana b'Imana, agatebo k'amaturo, ibya 10 n'amaturo, mbese ubwo ngubwo byabivuyeho, noneho abantu batangira gukorera umudendezo. Ndabwiza ukuri, icyo ngicyo numva ko ari ikintu bagombye kwishimira, kuba baruhutse umutwaro bari bikoreye, ariko nacyo ubwacyo cyabaye ikibazo. Abantu baravuga bati ibintu ntabwo bibaho. Kandi cyatumye batabyumva ni uko nyine ari ibintu byari byarahindutse nk'umuco muri bo. Nizo nyigisho bari bazi, kandi n'ahandi hose no mu matorero yandi yose niko byameraga. N'ubu ngubu nk'uko nabibabwiye, ikibazo duhura nacyo akenshi muri iri jambo ry'Imana twigisha ni uko abantu bavuga bati none se Billy Graham yavuze gutya, Bonke avuga gutya, Dr. runaka avuga gutya, Yombiso yavuze gutya, kandi bakora gutya. Ibi bintu ni wowe gusa uzumva, aba bandi bose ntabyo bumva. None se niba ariko bavuze, njye nkaba mvuze gutya, wowe urumva ukuri kuri hehe? Bariya bavuze bati nanjye mvuze gutya, wowe uremera biriya ushingiye kuki? Ese ababivuze bo ko tutababona ngo tunababaze? Niba bahagarariye, reka nkubaze noneho usubize, ibi bintu babikuye bakundwa. Iyi mbuto yaribwe mu bantu, cyangwa se nako nta nubwo ari imbuto ahubwo ni urukungu. Urukungu rwaribwe mu murima w'Imana, aribo bantu b'Imana, kugira ngo uzarurandure. Ndakubwiza ukuri ntabwo byoroshye, ariko
intandaro yazo ni igihe ni ukubera yuko bahinze icyenda gusa n'ukuri kandi atari ukuri. Ni koko twavutse ubwa kabiri kandi rwose Imana dusomye ibyanditswe kabisa wumva ahantu babogamiye. Mu Befeso mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 3 no ku murongo wa 4 haragira hati: Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Ubu umurongo wa 4 ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Kavuga ati none Imana ko itubona nk'abera iturebeye muri Kristo Yesu, none wowe ibyo bintu uje kwigisha abantu bishaka kubagira abera, ubwo barababera kangahe? Murumva badafite ukuri. Pawulo ko yandikiye itorero ry'i Korinto akabandikira ko ari abera, akabita abera, nyamara harimo abenze mukase. None se urashaka kuvuga yuko Pawulo yibeshye? None se bariya si abera? None se ubwo niba tutarabera nk'uko Imana ibivuga, wowe ukaba uduhimbiye abanyabyaha, ubwo turemera nde turekene? Pawulo yabivuze ati, kanaka bivuga ati, Imana ni ko itubona turabera, wowe uratwita abanyabyaha gute? Urumva bidafite ishingiro, bifite injyana. Noneho rero nawe wababaza utari kuse koko turetse ibyo Pawulo yavuze n'ibyo mvuga nyine Imana yabavuzeho n'iki, wowe ubwawe umutima wawe ubu buzima ubayeho ni ubuzima bw'abera? Ubu urahamya kuri uwera kabisa muri ubu buzima ubayeho? Umubajije utyo abura icyo agusubiza, akavuga ngo buriya ngo Imana ngo ikivuze ngo nicyo cy'ukuri, ngo naho nanjye nakwibona ko ndi umunyabyaha, ngo buriya ngo icyo Imana yavuze ngo nicyo cy'ukuri. Urumva ako kantu deja kakaba karamubushye. Imana yavuze ko turabera, ubwo turabera. Uko twaba tubayeho kose, uko twaba tumeze kose turabera. Uwo muntu kugira ngo uzamukure muri iyo myumvire biragoye. Kugira ngo babishimangire noneho bajye babona n'icyo bireguza. Uramutse ubabajije uti koko urera nk'uko Imana yera, umuntu baragiye bamuca mu bice bibiri. Ati hari umuntu usa n'Imana, uwo ntakora icyaha, uwarera atunganye nk'uko Imana itunganye. Mubaze rero uti ubikura hehe? Ubisoma nticyanditswe kimwe. Uwo muntu uri mu ijuru nta zina rye. Icyatugize abana b'Imana ni iki? Ngo uwo muntu yitwa umwana w'Imana. Urumva ko nabyo ni ugushakisha impamvu, kuko niba nitwa uwera ntabwo ari izina. Ubu twese hano ntiturabera. Pawulo yandikiye abera b'i Korinto, yandikira itorero ry'abera ry'i Korinto. Ariko muri abo bera b'i Korinto hari ababonetseho umugayo, ku buryo Pawulo avuga ati mwebwe aho kubabara murihimbaza, igihe unamaze kumuciraho iteka, ati uwo nguwo ni uwo gufata hajugunya mu maboko ya Satani. Wakomeza hepfo akavuga ati mukuri ikizira, mukuri ikibi hagati yanyu. Uyu wera ahindutse ikibi kandi gute? Ubu Pawulo we ashingiye kuki amwita mubi cyangwa amwita ikizira
kandi yabanje kumwita uwera. Urumva iyo umuntu ashaka impamvu ntabwo abura aho ashingira, ariko mu by'ukuri niba turabera, kandi yari yanababwiye n'ubundi twerejwe muri Kristo Yesu koko, ariko kandi twahamagariwe kwezwa. Ni abera bahamagariwe kwezwa. Twahindutse abera dute? Twahindutse abera tubiheshejwe n'Imana yadutangiye impongano y'icyaha. Muri ubu kuntu twahindutse abera, ariko Imana imaze kutwishyurira umwenda iratubwira iti rero mugendere mu kwezwa, mugendere mu kwezwa. Ibyanditswe ntibigira ingano. Yego mpamvu ndabona ushaka kugira icyo uvuga. Iyaba abantu bose bitwa abera bagaragaza nabo Imana mu isi, yego nabo bavuga bati turi mu ijuru turabera, nabo turi no mu ijuru. Iyaba nabo abantu bavuga bati dore umwana w'Imana ashaka, dore Imana, bose bagaragaza imico y'Imana, nabo twaba dusobanura kuko tuba tubona Imana muri ibyo byose. Urakoze cyane mama. Tekereza nawe, ntibashaka Imana mu isi, barashaka Imana mu ijuru. Mu isi ntibayishaka. Ariko kandi iryo zina mwababajije bakavuga ngo bitwa abana b'Imana. Abana b'Imana rero wa mugani kose baragaragara abo ngabo bari mu ijuru. Bari mu ijuru ntabwo bagaragara. Noneho mu bagaragara rero nta mwana w'Imana ubarimo, kuko ubabajije uti mwese mwebwe muri abana b'Imana, nizo bakubwiye. None se bari kuvuga iki? Abo bapfuye bari kuvuga iki kandi bari kubwira nde? Bari kubwira ni abapfu babwira abapfu babo, ni abapfu babwira abandi bapfu. Ni abapfu. Byaba bemeraga ko ari abapfu koko. Ikibazo ni ukubivugisha akanwa gusa. Kabisa turabahata kandi nta kindi kizaba kirisha n'imeze ijambo ry'Imana. Urumva no mu Bafilipi igice cya 2 kugira ngo some ibyanditswe nka bingahe twihuta kugira ngo byibura tugire igitekerezo tujyana, tumenye uko tubafasha, kuko bararozwe, bariye uburozi bwinshi, kandi ubwo burozi byanga bikunda bugomba kubavamo. Abafilipi 2:14 haragira hati mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekamo nk'amatabaza mu isi. Mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mubone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntaruhijwe n'ubundi. Aya magambo ari kubwirwa abandi? Ari kubwirwa bari mu ijuru cyangwa ari kubwirwa twebwe turi aha ngaha? Iyi si ntumwa Pawulo ati mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo bigende bite? Ngo kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya. Uyu nguyu usa n'Imana, utunganye nk'uko Imana itunganye, ni uri kubwirwa aya magambo. Ni uwo uri mu ijuru uri kubwirwa aya magambo. Kuki abantu bafite amaso yo kureba ariko bagahumiriza kugira ngo batabona? Muri ubu buryo imbaraga z'umwanzi zikaze. Imbaraga z'umwanzi zirakaze, ndababwiza ukuri. Muvuge, mukore, ariko kandi muzi ngo muhanganye
ni umwanzi kandi w'umunyembaraga, usibye ko kwizera kwacu natwe ariko kumukubita hasi. Ntabwo biva kuri twe, biva kuri uwo twizeye, ngo kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekamo nk'amatabaza mu isi. ubu koko twakwiberaho, twabaho ubuzima bumwe n'ubw'ab'isi hanyuma tukamurika? twamurika dufite n'uwo mu ijuru uzamurika se? azaba amurikira abamarayika, azaba amurikira Imana, azaba abamurikira nde? uwo mu ijuru n'ubivuga gutyo ntawazi. nitwe tuziranye, abavutse ubwa kabiri ni twebwe. ibyo bitekerezo kweli, urumva hari ukwibwira, ariko kandi hari no kuba. hari ukwibwira, hari no kuba. ushobora kwibwira ariko kandi waba uri umuntu rezonable cyangwa se umuntu ufite ibitekerezo nanone, ukaba wakwigarukaho nanone ukireba ukafata, ariko se ndiho ibi bintu mvuga ni koko? burya ngo kandi k'umuntu ni umutima we. noneho ku murongo wa 16 ati mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, nk'uko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntaruhijwe n'ubundi. ubugingo bwa Kristo sicyo tumaze iminsi tuvugaho aha ngaha. urupfu nirwo rudukoreramo kugira ngo ubugingo bwa Kristo nabwo bugaragarire muri iyi mibiri yacu. iyi mibiri yacu zapfa, ubugingo bwa Kristo bugomba kugaragara muri iyi mibiri. hano mu Bafilipi Pawulo ati mwerekane ijambo ry'ubugingo. uri kuvuga uri umupfu, uranukira abantu, nta n'agahumuro na busa ufite kagaragaza kumenya Kristo, hanyuma ukamuvuga ubwo se uravuga iki? nk'ayo matsinda baba bakora n'iki ngo nabera ngo bahuye n'iki, ariko kandi bazi ko ari abapfu, ubwo baba bafashanya iki? ngo bigendere bazi ko nta kigomba guhinduka mu mibereho yabo, nta cyiza nta kibi. tekereza nk'umukecuru ati twibere nk'abana b'ibitambambuga, cyane tugahora turi aho ngaho twibere nk'abana b'ibitambambuga, dutira itabapfu, twibyaraho, twiyongera. ufite imyaka 70 ugatekereza ukifuza kumera nk'umwana utazi ikibi n'ikibi. turetse n'umwuka w'Imana cyangwa se n'ako gakiza tuvuga, n'umuntu muzima gusa udafite Imana, ubu umuntu n'umufata nkanjye yatinyuka guhagarara ku muhanda gutya akihagarika gutya abantu batambuka, ngo nk'umwana mutoya, ngo tumere nk'umwana mutoya, mbese twikorera ibintu tutimenyaho ikibi. ngo ariruka. bamwereka ibigori. kutamenya icyaha, mbese dusayishe, ibyo bita gusayisha mu yindi mvugo, dusayishe mu byaha. nujya kumva agatima kakubwira ngo icyo ni cya giti cyo muri Edeni, kimenyekanisha icyiza ari cyo, ibyo bintu ibyo bintu ni igikwiye. ubwo ngo nibwo butumwa bwiza. noneho ndi kuvuga ngo ingeso nziza ngo ubwo ngubwo ngo ni Imana, ngo ni idini. ibyo mu Bakolosayi, Abakolosayi igice cya mbere, Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 21 uragira uti namwe
ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyumvishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa, niba muguma mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, ari byo jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabyo. Urumva ko kera twari dutandukanyijwe n'Imana, ariko noneho Imana yiyunze natwe binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo, kugira ngo uko kwizera kwacu twizeye Yesu Kristo gutume Imana itwakira, Imana itwiyegereze cyangwa se itwishyire turi abera. Kwera kwacu gushingiye ku kwizera twizeye wa wundi nyine wadupfiriye, watwishyuriye umwenda w'icyaha. Icyo nicyo kivugwa aha ngaha. Hari ukuntu ku murongo wa 22 avuga ati none yiyumvishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa, bashyiramo akitso ngo niba muguma mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro. Kuko Pawulo ntabwo yavugiraga mu kigare, ntabwo ubutumwa bwe bwari ubu ngubu nyine bwo himbahimba mudashakisha uyu nguyu ubona ntabwo ari we, hari undi uri mu ijuru. Nitwe tubwirwa, nitwe twari abanzi b'Imana kandi ni natwe twunzwe n'Imana. uwo wundi tutazi uri mu ijuru yunzwe n'Imana ryari yabayeho ryari kwanza uwo nguwo uwo mu ijuru mana yanjye ni twebwe tubwirwa turi aha ngaha twakwihana tukizera ubugingo bwacu bukaba buhishamwe na Kristo mu Mana. Ni twebwe turi aha ngaha, ni natwe turi mu ijuru. Uko tugaragara aha ngaha ni nako tumeze no mu ijuru. Ntabwo ishusho yo mu ijuru ari imwe ngo noneho ngo iyacu nayo ngo ibindi reka daha. Niba turi ibigoryi ariko wenda kubwo kwizera Yesu Kristo ibigoryi by'Imana. Byana by'Imana ariko by'ibigoryi biri aho ngaho. Byagiriwe ubuntu gusa, ni igipagani kiri aho cyagiriwe ubuntu kidashaka guhinduka, ariko kandi uwo mutima nawo ndamwibazaho nkavuga ariko se kweri bishoboka bite? Imbaraga z'ijambo zikaba zimaze iki? Ubwo tuvuka ubwa kabiri kweri nta kintu cyakoretse mu buzima bwacu, nta cyabaye kweri. Rwose ibigoryi biri aho biri, kandi n'ibyo ngibyo n'ubundi bivuga ngo byarapfuye, ngo mu mubiri ngo ntabwo ari, kandi byarapfuye, biri kurwana kuri kamere. Birarwana kuri kamere, ariko kandi bipfa ngo biri mu ijuru. Mu ijuru gute? Ijuru ryande? Ariko kandi burya iyo twimenye nanone ko turi abanyantege, burya niyo tuba tugize imbaraga zacu, kuko n'ubundi ntabwo ari imbaraga zacu zitubeshejeho. Kuko kwizera kwacu gushingiye kuri Kristo, ntabwo ari kuri twebwe, si kubw'imirimo yacu, ntabwo ari mu mbaraga zacu, nta bushobozi dufite twebwe, ibyo turabizi. Urwo rubanza twamaze kurutsindwa kera, ni nayo mpamvu twizeye Yesu Kristo. ariko se mukuri muri bibiri by'iki twarakigaga 2022 2020 ubwo nuko twavuga ko kimwe mu murongo
si byizo none se bibiliya nivuga ko twapfanye na kristo tukazukana nawe nyine uyu munsi turi abazuki twari twarapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu tugume mu rupfu twarazutse kandi tukazukira mu bugingo bushya kugira ngo dukore iki niba twarapfuye tukazuka ubwo nta kintu mwumvamo kwezi imana nta kindi kintu dushakaho yadukuye muri buriya buzima nizo Pawulo yavuze kenshi bakundwa twabivuga bukira bugacya kuko twasangaga imibiri yacu cyangwa se ingingo zacu kuba imbata z'ibyaha uko ni nako dusabwa kuzitanga kuba imbata zo gukiranuka si ijambo ry'imana umuntu udashaka gukiranuka urumva wamwita mwene so kwezi ko nicyo kibazo dufite ubu ntawe uzi mwene data uwo ari gucyari byavuze ibyo ngo akiri umwana yari atarasobanura si nginzo ubwo ko bashaka kuba abana ahubwo n'ibisanga bavuga byose batazi ntazi n'icyiza n'ikibi oya vrema ubu ngubu mana yanjye we yewe nsigaye mfite ikibazo niba bazanyica ariko ntacyo n'abandi barapfuye ubu kwezi mwene data ninde turitwa abera twese kandi nk'uko wareba ugasanga ntawe ubaye umwere ku giti cye cyangwa se ari we mbese ubyigize uko gushaka kw'imana niko kwatumye twezwa uko gushaka kw'imana niko kwatumye twezwa mutubiheshejwe n'iki ngo ni uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe ngo bibe bihagije iteka ntuba ko ari ugushaka kw'imana ntuba ko igitambo cya Yesu ari cyo cyatwejeje kuko cyari igitambo kimwe cy'ibyaha kandi cy'iteka ngo Yesu atanga igitambo cy'ibyaha atwejejeho ibyaha kandi iteka ryose ubwo ndavuga abizera yarikoreye abari mu isi bose yarikoreye abari mu isi bose ariko noneho abera ni abakiriye nyine iyo mpongano y'icyaha abo bizeye Yesu Kristo bose bitwa abera ariko ikibabaje ni uko muri iyi minsi hariho abantu biyita abera kandi atari abera wibaza icyo bizeye kikakuyobera kandi koko hari aho mbumva ni uko agakiza ko muri iki gihe iki gihe cy'iterambere igihe cy'ikoranabuhanga aho abantu bose mbese babasha kumenya ibyanditswe ni byinshi abamenyi ni benshi abavugabutumwa ni benshi YouTube hariho ibintu ujye muri Instagram ujye ahantu hose Facebook ahantu hose urasanga ijambo ry'Imana ibyigenge uko iryo koranabuhanga rigwiriye niko n'ibyigenge buri wese yagize nyine umuvugabutumwa ibyo agabura icyo bibyara nicyo mubona nyine icyo avuga ni nacyo abantu bakira kandi iyo bakiriye uwo mwuka nyine umurimo nabo n'uwo mwuka nyine nabo batwara iki kintu rero cyo kuvuga ngo abantu bose ni abera kandi nta teka bazacirwaho nta n'ikindi basabwa cyo kumenya icyiza n'ikibi bihinduke nk'abana b'ibitambambuga iki kintu cyamaze guhinduka cyabaye nk'ihame ku buryo iyo ushatse kugira ikindi uvuga kijyanye no kugaragaza ubuzima bwa Kristo mu mubiri wawe iyo ushatse kubivuga bagusamira hejuru baturiya ashaka kudusubiza mu idini ubu ngubu idini ryewe risigaye rindukira aba bitwa ngo ni abanyabuntu kubera iki ko abanyabuntu batwaye inyuguti barahura umwotsi basize umuriro ntabwo bigeze bakizwa abanyedini ibi nabihamya mpagaze ku maguru yanjye yombi abanyedini benshi bahuye na Yesu mu buzima bwabo Yesu ahura nabo umunyedini ahura na Yesu
umunyedini arakizwa. Umuntu nka Zakayo yakijijwe akikijwe n'abafarisayo n'abasadukayo n'abigisha amategeko. Abanyedini bari buzuye aho ngaho, ariko nta gakiza bafite. Nyamara Zakayo wari umukoresha w'ikoro, umuntu w'umujura uzwi ruharwa, ahura na Yesu. Zakayo arakizwa. Abanyedini ikintu bayobewe gusa, akantu kamwe gusa bayobewe, nyine ubwo buntu bw'Imana bwatugize icyo turi cyo, n'icyo buduhamagarira, mbese ko ari ukumutumbira gusa we, aho kugira ngo urwane no gusohoza ubushake bw'Imana mu mubiri wawe cyangwa mu mbaraga zawe, noneho ugatumbira Yesu wenyine. Hari ibanga ritoya gusa bakeneye kumenya, bakamenya kuko gushaka kw'Imana ariko kwatumye twese tureshejwe n'uko umubiri wa Yesu watanze rimwe kugira ngo abe bihagije iteka. Abanyedini bakeneye kumenya ubwo buntu bw'Imana bwaduhinduye abana b'Imana tutari tubikwiriye. Mbese abantu bari abo gupfa, ariko Imana ikatugirira ubuntu, ikatwishyurira umwenda w'icyaha. Uyu munsi tukaba dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. N'iryo banga nyine ryo kwiringira ubuntu bw'Imana kugira ngo duhore mu ntsinzi. Kutabimenya nibyo bituma barara mu mazi, abandi ku misozi bagira bate, bagenda turature, baratura buri kanya bagira, kugira ngo barebe ko bagira ubuzima nyine bwejejwe. Turakamenya ko ubuzima bwejejwe bubonerwa muri Kristo Yesu, aho niho ubuntu bw'Imana bwuzuriye, kandi niho duvoma imbaraga zo kunesha kwacu. Yohana ati, rwa mbere rwa Yohana 5:4 navuga ati, uku niko kunesha kwanesheje isi, ni ukwizera kwacu. Abanyamadini bakeneye ubutumwa gusa bubaruhura, bukabereka inzira nyayo yatuma banesha kandi babaho n'ubuzima. Ya kamere ubwibone bw'iby'ubugingo. Barawunyuze. Nyine harimo ibintu bibiri. Urakoze cyane mwene data. Harimo ibintu bibiri. Harimo ibintu bibiri. Satani ni umugome cyane. Satani ni umugome cyane. Ni idini icyakabanjwe cyo kumenya cyo guhishurirwa icyo Imana yakoze, ntabwo ari cyo cyabwiwe abantu. Noneho bababwira gukora kugira ngo kugira ubuzima bwejejwe, kwitunganya, kwiboneza. Noneho bababwira icyo ngicyo twahereye ubuntu, noneho ko kinakorerwa. Noneho ubu iki kintu cy'abera, kigeza ahantu dutangira ntabwo abantu bumvaga ikintu, ntabwo bumvaga zino ndimi zombi. Zino ndimi zombi ubu nibwo zirimo zigenda, izino zira zombi zirimo zigenda zitandukana. Ariko kikiri hamwe, kikiri muri A nk'uko twabivuga. Icyo kintu abantu bose bacyumvaga kimwe, ariko hakaba hari ikintu burya bagenda bamenya byinshi. Aba bantu bigeze kutubwira kuko bigeze kujya i Nyamirambo, noneho batubwira, abakunda kugenda bamenya byinshi, baza kutubwira, batubwira ikintu cyaganiririwe mu cyumba cyo hasi cy'amasengesho. Bababwira kumva kuko icyo gikorwa nyine cy'uriya muntu wa kabiri gikomeje cyakomeza kigakora, ngo umuntu akabaho adakibara icyo kintu, umutima we utakimukira urubanza. Kugira ngo niko batubwiye, kikabwirizwa hariya hasi muri kabe, kikabwirizwa hariya mu minwa. Noneho baza hano no mu buhame bakavuga icyo Imana yakoze.
bakavuga icyo Imana yakoze ariko kigatwikira kikanakomeza kubaho ngaho ariko gitwikiriye ikindi kintu kitari ubuzima bwa buzima bwa Kristo bugomba kugaragarira muri wa muntu. Hano muri rwandiko rwa Kolosayi turanasoza isaha twatubwira ari igihe cyo kubahiriza isaha tukareka abantu bagenda kuko nibo tuba tuvuga tunaganira. Hano mu Kolosayi niho bariho muzima nishaka tuvuge n'icyo kintu aravuga ngo gatatu kabiri mujya muhoza imitima yanyu kubiri hejuru nta kindi kiri hejuru muri Kristo atari ibiri mu isi atari ibiri muri kamere atari irari ry'umubiri atari n'irari ry'amaso atari no kwirata ku bw'ubuzima kitugahoza imitima yacu kubwira tugende kuri gatatu kuko mwapfuye aho twapfuye ni heza ahakeneye urupfu ni heza kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanywe na Kristo mu Mana kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwanyu wumve ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe uzahera ko mwerekananwa nawe muri mu bwiza. Gatanu nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nizo bizanira wumva icyo ngicyo ibi ngibi babuzwa nizo bizanira umujinya w'Imana abatumvira kandi namwe mwabigenderagamo kera ahubwo ubwo mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. 8 ariko none mwiyambure ibi byose umujinya uburakari igomwa no gutukana kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Tujye kwicuma ndabona kwikenda ntibukabeshane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye mukambara umuntu mushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye agire ase n'uyu nyakubwirwa ni wa mugabo we yagiye kwiba ibigori bakibirenge nta wundi n'ibirenge ubwirwa n'ibirenge iki kintu rero ni nayo mpamvu abantu badashaka kuva kuri icyo kintu cya mbere bahora bazenguruka ahantu hamwe hatagombye kuba rero satani rero ntashaka kubabwira iki ntashaka kubabwira ubuzima satani ntashaka ko abantu bumva kandi ikintu kijyanye n'ubuzima bw'abo bantu ntabwo ishaka arashaka ngo abafatire muri icyo kintu cyo kumva icyo ngicyo cyagizweho ariko nibagaruka hariya habwirizwa ikindi kintu cyo kugira gutya cyo gusayisha no kumva kuko umutima wacu utakiducira urubanza ku cyo twaba twakoze icyo ari cyo cyose. Bwana asifiwe sana. Dushimye data ku bw'amateraniro meza iki kintu tuzakivuga tuzakivuga nimba ari abahanzi barumva ngo bigira gute paka ikibyuti paka bagenda bashyira ikigo nk'ibyo tuzakivuga hati kuko ni ahubwo nyuma yo kumenya ibindi byo bakaguze kwizana rwose n'ubuzima aho reka nze mu kantu we no kukagendana. Urabona aho navugiye ko bizatugora kumenya bene data bukuri ni aha ngaha. Urabona nakomojeho ukuntu Yesu
yahuye na Zakayo, cyangwa se ukuntu abanyedini bariya twita abanyedini bariya bifitiye umutima ushaka Imana, ukuntu bagiye bahura na Yesu mu buzima bwabo bagakizwa bari mu madini ariya dusuzugura ngo ni amadini. Umuntu agahura na Yesu ubuzima bwe bugahinduka kabisa, umuntu akavuka ubwa kabiri, akabura uburere gusa ariko kandi yakijijwe yahuye na Yesu. Rero ikibazo dufitanye n'aba bene data kabite niyo kuko ntawe nzi, ikibazo dufitanye ni uko abenshi bafite agakiza ko mu bwonko, bafite agakiza ko mu kanwa, baririmba ko ari abera n'abaziranenge, bararwana kuri ubu buzima kubera yuko bazi ko nta kigeze gihinduka muri bo. Mbese bo bazi ko icyaha ari twibambira n'umuntu. Umuntu ntiwamubuza gukora icyaha, umuntu ni mubi, ngo ntiyahindura ubugondo bwayo, umunyetiyopiya ntabasha guhindura uruhu rwe, ibyo ngibyo rwose bagasanga ibyo ni ibintu biri aho bitanagombye no gukorwaho kuko ntibishoboka. Ndabwira abantu kubabera, kubwira abantu kwiyeza, kubwira abantu gutunganya Imana, gukiranuka. Ibyo bintu si ubutumwa bwiza. Abahuye na Yesu bose, ntawe wahuye na Yesu utarahindutse, ntawe ubaho. Ubugondo bwarahindutse. Rwose nta kidashobokera uwizera. Twarahindutse. Iyo Pawulo avuga ati namwe kera niko mwari mumeze, ubwo se arashatse kuvuga iki? Umuntu utarahindutse n'amagambo y'uzayumva tu. Umuntu udafite ubuhamya, udafite amateka, udafite urwibutso, ushobora kuyobwa mu nyigisho n'ibintu bitandukanye nyine ugenda uhura nabyo, ariko ntiwayoberwa umunsi wahuriyeho na Yesu. Hari icyinjiye mu bugingo bwawe, hari impinduka yakubayeho, hari urukundo rw'Imana wasogongeye, wumva uburyo Imana igira neza. Hari ikintu cyakubayeho, ibyo rwose ni kashi wa mugani. Ariko umuntu wamenye gusa ibintu, Yesu yarapfuye arazuka, kandi Imana yaradufashe dushyira muri we, ubwo twapfiriye muri we tuzukira muri we, kandi tuzamukana nawe, ubu turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Uwo mu ijuru ni usa n'Imana, uwo mu ijuru ni we, none akitandukanya n'uwo nguwo. Uyu muntu twe ntabwo twize Kristo gutyo. Dufite ukuntu twari tubayeho, ariko kandi dufite n'ukuntu tubayeho tubikesha Yesu Kristo. Kuko narindi ntabwo ari komeze none Yesu ninde, kandi nta mbaraga zindi vrema. Hari icyanditswe kimwe, nuko amasaha yagiye nari kugisoma cyo mu Baroma 6:10 ngo natwe ngo nubwo umuntu wacu ngo w'inyuma arapfuye yazize ibyaha, ngo nubwo imibiri yacu n'ibipfuye izize ibyaha, ariko umuntu wacu w'imbere we aba ari muzima kubwo gukiranuka. Umuntu wacu w'imbere aba ari muzima kubwo gukiranuka, ariko uyu nguyu warapfuye ku byaha. Abantu bakagenda bakadamarara mu byaha sasa neza, babonye icyanditswe kibarengera. Cyakinya ni nabyo mwene gasa na Regide yavugaga ati nangwa n'abanyamadini kuko bo baracyafite wa mutima nama wo gutinya icyaha, wo kumva ko bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo bakiranukire Imana. Byibura bo baracyafite ako gatima, ariko abanyabuntu bo ngo umutima barawumize. Nizo Pawulo nawe yandikira Timoteyo avuga ati abo babaye n'inkugi imenetse ku byo kwizera, babaye n'inkugi, donc babaye akahebwe, ariko kandi mu magambo, mu kanwa, revelation ihishurirwa bituruka ku mwanzi nyine w'ubutumwa bwiza kwa Sekibi bararifite. Yego rati
sevure aho kubwira unina wabwira ugona uko nanjye nigeze kumva amakuru kandi sinziriye muri radiyo iri kuvuga amakuru yumva sinziriye noneho ngewe nkangutse ngira ngo narotaga kumva ni ibintu byabaye nabyumvise mu makuru ariko nari sinziriye sinamenye ko ari radiyo iri kuvuga byahubwo nkajya mbibona ari nk'ibintu biri gukoreka ndahantu ngo mu giti kandi ngo nari i Bugande yari amakuru y'i Bugande kandi ibyo birenze yagera n'i Bugande ngo ndahantu mu giti noneho nkajya numva amakuru nkajya mbona Museveni avuga n'iki bintu none se ntangutse ntagira kubabwira inzozi narotaga babwira ibintu numvise nyine kandi ibyo bwaciye mu makuru bwaciye mu makuru rero nizo nziza wabwira ubwo naho kubwira unini uri gucurangira abahinzi bakundwa ni icyo kibazo dufite hari abantu batakijijwe ariko kandi bafite agakiza ko mu magambo ko mu kanwa biranditswe ngo kwanza twabaye abera n'abagira none se urashaka kuduhindura iki ko Imana uko twita ariko turi ngo turabera ubwo nyine kubera icyo Yesu yakoze ese ngibyo uretse n'ibyo Yesu icyo yakoze yagikoreye bamwe gusa ntiyagikoreye bose ubu se tuvuga ko ab'isi yose ari abera kubw'igitambo cya Yesu Kristo gihagararira aho ngaho tuvuge ngo basi ngo Yesu yarabirangije turare mbese cyo kubaho niwe yagwiriye aho niyo kubaho niwe yageze irabonga isanga kumbi n'ibyo bari gukora bari kurvira ubusa mbese ko Yesu yarangije kwishyura umwenda w'icyaha ibyo byaha bindi bashinja abantu barabikura yego rwose yego cyane rwose ikibazo ni icyo gusa ikibazo ni icyo hari abantu bazi iby'agakiza mu magambo mu bwonko ariko batigeze bahura n'umukiza umukiza ni Yesu kandi yinjiye mu bugingo bwawe burahinduka byanga bikunda burahinduka hari abarangije amashuri hataragera sesa karangiza primaire tikiri idakwiye ukumva ngo urangije primaire amashuri ndayarangije kabisa ntumenye ko na segonderi iraho warangiye segonderi uti yaya noneho basibwe turapana na kaminuza irahari warangiza kaminuza bati hari abandi bari kwiga masters n'inyuma y'ibyo hari ibindi kugira ko doktora uyigira ubuzima bwawe bwose ni ukuva ngo umwe afite PhD zingahe n'ay'abantu ay'Imana yo bakayakubita hasi bakundwa twirinde uko twumva wa mugani wa Yesu ariko kandi igihe kirageze cy'uko twebwe abagiriwe ubuntu nk'uko duteraniye aha ngaha abantu dusangire uwo mutwaro kabisa ako gahinda tukajyane tumenye ngo hari bene data hari inzira ijambo ry'inzirakarengane naryo mwana yanjye sinzi ukuntu bigaruka ariko kandi nareba abantu baziba amatwi kandi bari kumva nanone nkavuga ntiwapi nta nzirakarengane kabisa ubuse kweri nibumva ariko Imana izabayo nuko rero